twara rubanda the last n'indi kushobora so wowe tampere time tibaza kucekute abahurikiza n'abari kuyomba turaze kwikirizana so nyine kugira time kashobora watizi bucimbigiro busenje now nyenda kusima mazima Amos Hakizimana na council at that time bakaba batwere kintu honorable hane ububwire Isidora kabatari kansara konkatukatumi no mutimu mazima n'abantu bingi abagira muri struggle ikintu twakitambuza so mukuronda bucimbiri ni kugira ngo natwe services zituhike twetonguri ubuhereza tujye na ukotea chipandi uje ngire do nushe muri kufiramu kuko district wazo tubakumbura so ngamukira hati yakira nyine bucimbiri district ezo nkuto zibara kugamba ngo yenchi manyari bucimbiri Erirand locked abwo kutagira ubuhereza Nyarutembe ni part of bucimbiri no utayumva tugira no kudeliberate reka nabize ntago harimo kuvuga mu studio wajyaga muri screen yes atabesha abantu okay urongera ugaruke in debate uravuga uravuge nundavuge so gutyo niko babigenzaga atubwe kanzari watizi bucimbiri hako naza mu byo kusima kusha ndanateganisa by location by God's creation amusuri nagamba ati washo munagira mu parliament okuru hamwe hatuhangire na wale bakisoro nureba bucimbiri nko kweri kisoro n'umwanya guru frati bucimbiri umugera ngugwe inshozo raziriba n'uruciga nagora ruhurira kandi uruciga ruturagamba n'ubwo rucimbiro rubaragamba Nyarutembe rwanya Rutembe rwago witu n'ururimi roshoni Nyarutembe katwubakane kuturagwa tukaza no kurekodinga abantu gusa nankanya Rutembe don't terrorize okay reka tugumizemo ubwo buntu bunoti kugira ngo uzabusobanure nyuma so bucimbire kaze ekijeta bayi ibintu kuko bibagaho by formation count nankagombora yo kubanza bakabaragyita bucimbiri bucimbiri yije yazara nyabwishinyi hariho road building zwa watemba hari nukuba bazondekaga waburi kuzenya mukumburu ko bari yororebe zogomborora so zabegomborora ibiri ezo gomborora ibiri zija buremwe obwire bwa mboni gahuza banoha ba obwire hari kansara yari Dowet n'umwami Musekura kandi muzeyi Musekura naho nazagwa Nyarutembe niwe bere yagirire ngo aba bantu baze busanza urukwetegereza ba creating nyabwishenya ibintu nteko na Nyarutembe yaba administrative bagira ngo Musekura wa Nyarutembe yari cancer yes ubwito tukashasha let me tell you kushanga twine bizimbe bibonere nahati biri hariya bistami Musekura yakwata nyabwishenya yagitwara nkaye Nyarutembe bizimbe babinaga na za sefu naki habwo kugenda renda nyabwishenya ze nkaye side zo ya Nyarutembe manyi izina nyabwishenya nijya bacimbiri dikazuko nyawe n'ikintu cikiriye none turagamba ibintu bikogwaga ba kansara ibintu bikogwaga ba MP chairman ogwo ni kumurusiza busha hako kansara niwe twara ideas zenshi z'abantu so ubwo bwiye umwami Musekura yese kitinisa uwagire musiye dokita Musekura akaba atari mpumyi ije yafuminga nyabwishenya element yako na Nyarutembe urukumanye sangu Nyarutembe yo ekabe nari hari busanze ko babagambire uriya niwe wajiresere yagita hari inteko kandi dikugambire yari Janete ituwozi bucimbiri ya dividinga haija nyabwishenya egi yasigara ari bucimbiri egi yasigara ari nyabwishenya yes so nyabwishenya by the time of Musekura ndi Dowet bagisharamo nyabwishenya na Kirundu
Okay. Kirundo yaba Rubuguri na Rutaka. Nyabwishenya yasigara ari Nteko na Nyarutembe. Ubwo bwire tino Munyarubuguri ningo wanteko wabaguri cancer. Abo naba igiside. Ba decidinga kabyo cancer yaro wa Nyarutembe na Rutaka. Ba decidinga ikitu cyawe twakumva ingaro twaza hariya biya. Wabura na Bucimbiri yeyija yagumira Bucimbiri yije hazara Nyundo. Ubwo kuturukuzara that was that time. Now in fact tija kwegwa ka constituency nako kaje nkatema nyenda kushaba kusasibwa muri studio muntu umwe wabere misiredi aza abantu bingi baga misiredi konkati boyikiza kushaba kusasibwa so nyowe I was misiredi bakakutwara mbwe no kubabo no yes people misiredi n'abantu boje nka haninga mu nciko aho utavuga ngo nkuko bavuze ngo baranyoheje bakavuga ngo bakosha batagira ubwenge urira I was misiredi kanga mbe I was misiredi nkaba ndeje Sarubuguri primary school as a science teacher Charles Carol Charles Owaka Territory was a wild master. At the same time a cancer. Bija kuforminga these constituencies. Constituencies bija Charles yatugira ngumwenu ngukugira ngu umukatuliki asinge Bufumbira North. Turatekwa kureba ngo Nyabwishenya twajigeta na Busanza. Uburi Nyakabande egetwe na Bucimbi ugutumuka turiki ubutware population man so bakabikora bari kubirete mama kugambira manyezi niza facts manya facts tibazibishaga wabize fact ni uraburi kwida so Elia Sausi ubwo yawe wa Kristal none ukuhandika muhandika mabero hamwe I tell you I wrote a letter. And I was shocked Honorable Isidoro kuyagira district ngakajibona mu akayivu. Can you imagine? Na handika baruha ndi kugamba umwe n'umunyabwishenya eshemewe kweterana na Busanza ngo kugira ngo rucimbiri ruho ngo ruciga ruho muri Kisoro. I person. Kunagira kuza kwemera bwa MP naza Busanza naza Nyarubuye nashabwe Nyarubuye iri musobuzi. Nabo muntu narabwiye naho yabura kuko naza Bucimbiri naza Nyarutembe kunabenya kuzari kusha so candetera nguri yari ibintu binakozire bikaba bitahikire katugaruka hamurama yes bwo kugaruka mu Bacimbiri betu twagaruka hamurama bwo kurunda Bucimbiri uko niko twagarukire kuko nabagambira bwa time niko twagarukire twaza kurunda district twaza kurunda twaza kurunda district kugira ngo tube Bacimbiri tutunge services. Okay, ninjira kubana bwa nyuma ya Shahina ni muza inakunera kuhendera aho umutebe kanisa na bamuzeyi betaba realize umuntu ayinubugabe ninda kukwereka nke cha 5 villages baba baragaba ibintu bigiraga format tabifuga kugira ngo byabaho Rubuguri bakija Rubuguri parish tawokota Rubuguri ngo ishare ngo dire ngo yaba town council ngo ya secretary town council administrative unit turotekwa kugitwara yone niyero uriri tukakota ngo dire mu nteko ngo ze Bucimbiri ngo siganye Rutembe it is a sub county to go ububuza babo barabayangire banoza mu Rubanda ubone mu town hari so ekiziba huki kandi tawubyagira kuza mu kanso udafire kuza wa president ikintu kikatandikira hagomborora bine ba kansara ba magomborora ba bitwara mu kanso yagira ivazi kanso yagira ivazi yabipasinga umwana bahinyuza festasi yabyegura district nanura dibushe mujye mu baravuga ko wetu ubundi cyobere kiri nkekiziba abona ba ifokwe side zizanya Rutembe konka bahinyuza na nora nabanteko nenda ngo yetegereze kubesha abantu tuzi okay katwumvikana muzeyi reka kugira ikiniga
mu debating itabaga menshi muri politiki manya waje kinega yuruzi twumvikana today okay ekinamanyisa they are neighboring what bari kwegera yo yes ujya ngo niko wanteko kuri ya hasi ko kuri ngo ubundi wogira kunka trisi yaramanya concerns z'abantu baci ibachitwara chayika mu kanso tikiratungire kwa kanisibwa eje kanso yibakiresiremo bo bacakira haza wawagize ngo kanso yo kubanza ngo LC5 no wacanje LC5 bakambo gogwiri aha rero kikakigwa mu kanso yo chairman Abdulrahman kacakira n'umudeki nacakira amase babagaho kutera stamp ikintu bakitera stamp cyagenda uwa minister kakugandire cya muheru mazima MP onarebo kamara uruhanga tukirize mu bakimbiri kandi no mu kimbiri ni mwene gwiji ekitoma cyabo n'amajugagari muri bukimbiri tandama nk'ikikuza yaza kwesimba nkaye mu Busanza urukwetegereza konka ekintu cyaza mu parliament tubaga tutariyo mubaga mutariyo yes niwe mbo parliament wetu yakire yizinga hafuro cyarabaho nimishi ati ya president Museveni abantu bari kutureta menanka hati duyare itatunga zero ebyo bintu byona nine kubyakuri none bantu babanga mu bamuzeye bamuzeye bashakobu ikashobona mutabani bonakogu nanka mu mutabani washwe nguru demand tukaba turatambura hamwe na Father Innocent late Father Innocent turagiye bitakuri nk'abakimbiri St Paul Seminary nizeyo gukari kadowe twaci wa bukimbiri niba kumwe mu president ngobwira rikanda bako byo wani bukimbiri yabigamba bamuzeyi kugira ngo uriye ushaka ndashobora okay alright umukuru ninjira katwumvikane ninjira eco wagezaho kushoborora ninjira baturikize mwahurira je ngo bikorwa ba kansarazi bitambura so ninjira eco wari kugezaho kumanyisa urukumanyisa ngo nobo hoba harimo inshobe ekakorwa ba kansara is it what you are saying hati manya tanshoro yaberemo manya abantu kansara yatahumiri so bakakora hati naba MP ekintu bakakirajyaho hafuro nta opposing eco kintu no kijura umuntu wabagurize yabaga yahungire ni kansara uwabagurize ni MP ibintu babikora tuti nabo bantu turi kugusaba ngo wibwira bari kutwumviriza noneho utubwire urugutekereza ari yihe mpamvu iri gutuma abantu bamwe batanezezwa no kuba muri county ya Bukimbiri abakoze bargenzi kamanze ndagutseko agateze amatwi wese muhabura yes nanga ndetse nabo buri nabo mu studio nitwa Silva Niyibizi Bahane wahoze ari member of parliament ya Bujumbura County North since 2006-2011 ariko nenda gutabarutsa abantu ba Bukimbiri abasabye perezida wacu kuduhereza district arebye ko dukwiriye kubona isaza akaduhereza isaza bikozwe na Bukimbiri Nyundo Kirundo hamwe na Nyabwishenyi yes izo sub-county zose zikomoka kuri Bukimbiri zose Bukimbiri ya kera imaze bugufi imyaka 108 yari ifite imipaka yo ku Rugano ukarenda ukagera kuri Muca ugafata Lake Mutanda ugakora za Ruhangiro muri Kibugu zose ukambuka batera ukambuka mu Bisiza ukarinduka na Murungu ukagera hepfo Mugongo wa Nzovu ukajya ku mpaka na Kongo ukundi ukagera ku Mabende muri Kongo muri Zeko rero tukagera n'ishyamba turi kugabana na Kanungu kongera tukabana ni district ya Rukiga yes ukambuka za Bukengo ya Rubanda so iyo niyo Bukimbiri yo baduhaye nero gutabarutsa abatuye muri cyo gice cyose kandi nshima n'ababigeze mu ruhare mu Kampala nije wari
icyo nakwita kamanda ni kamanda waba gerageza kugira ngo icyo perezida yataraganishije kirashyikirijwe numva ngo hariho abantu batanezerewe na cyane Nyarutembe na Kibugu ashobora kuba yarentereye ngo n'abantu ndetse ngo nta movement igenda kuyivamo ni kubabwira ko abantu bagomba kwishima ko gufumbira nanga tw'isoro yabyaye indi bishaza ibishaza ukurikiye ibyabayeho kera hari ukuntu abantu batuka muri icyo gice bagiye bararobanurwa bakabashogora aho n'ibintu mwaje ubu cyagomba no kuvuga ariko abantu batuye muri icyo gice igikuru bahujije ururimi ingorane ni zimwe ubutagira imihanda myiza hariho no kugira ngo guharanira amajambere ku cy'imihanda ikintu cya Nyarutembe of course ngo bafite ingorane imihanda iyo bafite imwe itanyurwamo n'imodoka wari umuhanda kakazogo Kasovu kugera ku mupaka gusa section mbili kuva ku Kasovu kugera Kazogo hari umuhanda guvuye ku Kasovu wambuka kunyura muri Suma up ku Mutugunda ubwo muhanda ntabugendwa bafite ingorane yo kwambuka Rutoma Nyarukinzo Rubuga icyo kimwe mu bintu byatumye dusaba iyi ntuza irishaza nuko dushaka district twashatse district nirugo akambaye n'ishaza so katanga tujya n'icyo twabonye tunezerwe nacyo kuko history ya Bukimbiri nakubwiye ngo ifite almost imyaka 108 yahoze irimo mu Gomora 5 zazikoza gufumbira county mu mwaka w'ibihumbi 2015 ngira ngo Bukimbiri yari irimo kugombora zagiye Kabare icyo bita Kabare conference niyo yakoze Kabare district n'akigeze district none mutware wenda kubw'impamvu y'amasaha tubwira uri gutekereza yaba ari ye mpamvu iri gutuma abantu bamwe badashaka kuza muri iyi county ya Bukimbiri hariho abazanye urugamba Nyarutembe ariyo nyagishe n'ubungubu kuko twabonye kuri ngo council Kigomboro racha Kirundo nayo byaye Rubugu Town Council so abantu bari gutekereza ngo ubungubu Kirundo na Nyarutembe zigiye kuzimira acha bayambaza ngo mbese intere y'ishaka rya Bukimbiri ire hagana briefly kantire y'ishaka yo dufite ubungubu cyasoza kipi tugira kuko ibyo byaradibye NRM yaje gukoresha amashaza nka foundation gukora constituency kwenda gukoraho ikintu cyo kwiba ubururu so ishaza ni foundation yo gukora constituency kuko tutsuri inyuma ureba ngo ishaza rya Bukimbiri bungubu tubona independence natwe tubona dututu twatoraga n'abantu ba rubanda mu constituency yitwa Bufumbira North kandi kigeze Kabare North member parliament icyo gihe yari honorable Barisigara David yongeye 1980 obote 2 member parliament wa Bukimbiri tukuvuga ubungubu yifatanyije na rubanda yari honorable Kanyihamba wa George Wilson now
ababizi neza Honorable Mateki Dr. Mateki yari member wa parliament kuva Busanza ukaza kuri Muca ukongera ukaja ku Rugano gatozi kabari west so twaje gutorana muri gufumbira n'abandi ariko Kisoro ibonye district Nyarutembe nanga se Nyarutembe yahoze gurumuruka wa Nyabwishenya mu miruka enye Nyabwishenya amini Nyarutembe Nteko Rutaka na Rubuguri uzaze koze igombora rya Nyabwishenya na Nyabwishenya yahoze iri ikawoto kuba ni first born na offspring ya Bukindi yes abantu bakuru abari bahari Uganda yabonye kwitegeka bagiye kwizihiza bari ku gombora rya kera rya Nyabwishenya hariya ku Mushenyi 1962 okay so kimenyesha ngo Bukimbiri nanga si kuva Nyabwishenya yavuka kimaze imyaka 58 now iyo tuhamagaye 1991 Nyabwishenya iza kubyara Kirundo ariko tubonye district Bukimbiri yari isigaye iza kubyara Nyundo yes so uhamagaye umuryango ntabajya ngo uzane se w'umwana nanga sekuru sekuru aze n'abuzukuru asigare abana babyaye abuzukuru so ni ukuvuga ngo wewe ushigikiye uko parliament yavuze ngo aya magomborora 5 yose aje muri Bukimbiri complete nicyo navuze ndi kurwanirira okay none tubwire kubw'impamvu y'amasaha wenda mu ntakika ibiri ni yihe nama wagira aba bantu bari kuvuga ko badashaka kuja mu county ya Bukimbiri naho nenda kujuriza igihe bakoraga Rubanda district iri kuva mu shaza rya Rubanda igombora rya Bubare yaba ari nka kilomita 10 kuva Kabare ryashatse ngo sigare Kabare municipality government ati dufite gutwara cyagacagura mu bice mu bantu bahoze bari bamwe niba mwasabye district igomba kugenda nishaza uko yari biteye now ari indi case yonzi muri Parisa ari imigombora yitwa Kibale muri Parisa bakozemo ishaza ryitwa Butebo so bashaka kujana amagombora gose bari bakoze mu byo shaza abakibare ngo twenda turaje mu iriya hakurya ndetse bashaka mu koti ati niba ikintu cyaragiye mu parliament gafata icyemezo bamwe ba parliament kuri icyo gice kandi icyo bavuga ngo babihakanye bashaka support mu bantu bagenzi babo ngo bakihakanye around that time nta kuntu twasubira inyuma kugira ngo kiriki irigombora turikure kushaza byo bakoze uko parliament ifite uburenganzira bwo kusharamo amashaza na za constituency ibyo bakoze ejo bundi so uri kuvuga bene data bahame ingorane iri kwateganya ni ikintu cya agasente kari kuva mu shamba rya Bwindi abona kugana nabo abo mabisi kugana nabo ndikubwira ko tugomba kureba ko intuza ishaza y'abaduhaye ya buri village yabona kuri izi sente ziva muri ishamba kuko dufite igihe nazaga mu parliament muri icyo gice twari dufitemo one family y'ingagi ya Nkuringo just one ariko abantu baza kurimurgunya ngo ishamba basogokuru barapreservinze kumara igihe kirekire izi ngagi barazirinze ikibera cyacotsa ndetse bagiye guhiga bagiye gutara ubuki bagiye gushaka zahabu bagiye gushaka ubutare n'imbaho bahura n'ingagi bati abagabo bagenzi bacu iyo twatugiye guhigira bavuye guhigirayo so uyu munsi nta kuronka so ni ukuvuga ngo wowe uri kubabwira ngo bakomere baje muri Bukimbiri county bahame kuko izo sente ubundi ari kugira nagiye mu Rwanda kureba uko abaturage begereye amashamba babonaga inyungu ngarutse ndakora report mu parliament n'icyo ipikinga no kwa
twemeranya ko Uganda tumaze kwadicuwetinga ingagi 22%. Yet ari twebwe dufite ingagi nyinshi mu gihugu munsi yose. So mu report twakoze twavuye ko tugomba gukora 50% ku ngagi zo dufite family ya 33. Okay, wakoze cyane. Ubundi kubw'impamvu y'amasaha turi buze kugusubiraho wenda nubwo cyaba ikindi gihe, ariko icyangombwa kwari kugira ngo uhereze inama abangaba, noneho turi buze kugusubiraho mutware Honorable. Wakoze mutware, abantu bahame turi kujya kugeza ku Mugina, bateye gutoka ku Mugina tujye gukomeza gutangira kunoga intege. Wakoze cyane.